ubundi umutekinisiye wese arabanza kukubwira ngo umurwayi wawe yarwaye nako muganga sorry umurwayi yarwaye indwara ubanza wasoma barwaza kugira ngo avure kugira ngo avure neza abanza kubasoma hari abantu ngiye kujya rero ngiye kujya kureba wa mwana uri kwa muganga turebe ukuntu ameze hari n'abashuti banjye tugiye kujyana nayo ariko noneho nubwo mugenda mama uko boss amaze kwandikira abamutipa mu kazi ndi mu kanya badukoreye imashini ngo ndamushoneshe bo mutipe mushyashya imbere cyane hari ibintu ubundi ngiye numva ngo umutima wanjye urishimye hari abana baravukanye amahirwe ahubwo wamuhamagara akaza twamubwiye nawe shamuhamagara ukuntu yaje rwose uze kare kuko iyo ugiye ntuhagarika umutima nk'aho se umwana wanjye ariye urabona bafite muri batatu rero mbashaka kugira ngo mutahe kare se noneho n'indi mpamagara ugasanga aribo banambuze yego itabe wumve. Hello? Hello? Meze neza ndakomeye cyane kagiye inkuru nziza zimeze gute none avuze ngo ntabwo utarambwira shangu ninagi aho se niba nkunda biriya bintu biva mu ntuza mu mashini ariko uri muri ambesi cyangwa muri aya ubwo nabonye akazi mo ya mashini boss ati ura mwana ma uzi karibu byaciyemo none kiwe umva rero gaze mubwira nari ngiye kureba nuzanyana kwa muganga ariko nyine kanze ncaga bimenye neza mwana ubwo bivuze ngo ejo nakazi imashini hanyuma nkakubwiraho gatoya ko bitari butinde. Okay, ubwo mwari nisi nyine ubwo kanze nserebure na meyi nabitebuka nyine mazi nyine tumurabura ibyari byo twumva hose mwari baguseka cyane utwenga akazi karabonetse baba we dore imana ishimwe wa mwana imana ishimwe baba we wari umushomeri kenshi none imana iragutabaye kwikorera imashini byonyine bimaye akazi byabaye kandi nawe uragutabaye kuvanyeho urubwa cyane kuvanyeho umwana wize muri biriya bintu yego sha reka kwiga ni byiza ni inzira nzima ntacyo kanze nambare ambara ugende nyaruka
nari ngiye ariko twitashye bimeze neza imashini irafunctioninga neza akagura none uzamakuru meza ndamutse numvise umunyana yagize yavuye muri pa nibwo nicyo kintu gihagaze nabirenze kubera icyenda kuzakora wishima kigatuma nawe uvayo mukiyeneza abantu bamwe mani nyine boss yagupromotinze nyine tu mu kazi ntabwo yakora zira bora wakoraga showase cyatari kubiki gese njyewe mahembo ngiye kwicara imbere y'intuza ubuze ntazi gukora ikibaye nasi byo wakoze kare ntiwabibonye zaje dufasha yo kumentioninga ko izi ubwo mashini zo mu bivuze ngo zose ngiye kujya nkurikirana maintenance za mashini ziri hano wow okay bosi mwaje kumara nimero ze tukavugana musuhuzana n'amushimira nabirenze ahubwo nawe uze no kuduha nomero yawe dore niba uzajya upfa umuntu ajya nakuvugisha ari ikibazo se okay ubwo ngiye buri gihe nzajya mba na update ku bintu byanyu nta kibazo ndi mu kazi shari nyine merci beaucoup ubwo nyine thank you sawa karibu mungu wanjye Urute bo. musuhuza Uragenda se? cyane Ndabona byose wameze neza pe. cyane benza ariko Wari umeze neza ariko. kutambaje kugera aho nyine akazi ya mashini nayo ikoze cyakahita ba zana hano Shano ndabona rwose byose pe. cyane asanzwe nyine document zo muri Western Union ubu nizo boss yarambwinze mbere n'umuganye kugira ngo Ahubwo nanjye yaramamagaye ambwira ati ese za document wamubajije niba yazishoje. Ikarangira nyine gutyo tu. Nanjye ngahita nkomeza najya gutunganya kariya project nari ndimo. Kariya akazi kagumye kugenda neza. ni ukuvuga ngo ziriya document zo muri Western Union ni amafaranga boss yari yarakiriye kuri email noneho uvuga kuri email ubwo nyine imashini yari yarikubye hari hakirimo indote na update kugira ngo arashyiramo irebere nyine akazi mazakabona nizo document zaratunganye boss mubwire ko nabimwohereje kuri ntuza byatunganye Shaka station kabisa. icyo Ikiza cyo kwigarega. Urabona ese ufata ko sawa nta birangira ko gutunganya kariya project. Iyo twakomeza akazi nta kibazo. kumwe mani tubasangira akantu nimugoroba Sawa. sawa Aho bose. Nakana nibagiye kukubwira n'akazi ndakaretse. ako nawe nyiri ibyawe Shana nibagiye kukubwira. story zawe zo ku ishuri Ine byari bitangaje ubonye ubuzima twaciyemo. Njye nawe n'ukuntu twahuriye hano. waranditije Ndamubangamira. wamureba kintu ariko mani Narinje kugutekereza ukuntu byagenze pe. Nanjye ntabwo ari njye pe. Ni umutima wacutse. Ariko nanjye nicaye hamwe ndavuga ati ibi bintu nakoze nk'umuntu ntabwo ari byo pe. Ndavuga ati reka nanjye nisubireho nze nk'umuntu uvuga ati reka nce bugufi dukorane n'ubundi mu kazi rero yuko staff yacu yatera imbere cyangwa company yacu yatera imbere. Naho ubundi cyabiteye se kugira ngo sibyatangiriye ku ishuri. bamudebisi cyane kugira ngo se nyana nubwo abyara ibibazo yuko n'umuhesheje akazi ubwo naje gukora n'amara nshakira amafaranga yo kumuvuza nyine ngo no mashini nyine ukuntu byagenze nta biriya bibazo byose njye byaturutseho umukobwa naramukundaga pe gusa nyine nkabona akenshi na kenshi twajya muri break itayo umunyeshuri we muri kumwe cyangwa se rero nakunda kandi ibintu aho ngaho ko ari kwiganira ku masomo mvuga ati rero ni gute umuntu aje ansanga ku kigo avuga ati ibiki n'ibiki agire kundusha amanota agire no kundusha kumwarira umwana bizagenda bite. Avuga ati rero nanjye reka bigenze gutya bizagira ukuntu bigenda.
Shanarenze maniga. gusa nyine umukobwa nyine no kugira ngo bamushimute igihe wari wamugambaniye burya kubera ko mbona njye ndirije shana nanjye pe nanjye nk'umuntu nicaye navuga ati reka mbashe gusaba imbabazi nce bugufi ngati umuhungu wanjye n'ubundi turakorana gace bugufi usaba imbabazi shana aho nuko nyine gutya bimeze pe ntari nyine turi kumwe ahubwo ntabwo nari nakubwiye nta kuntu twatanye kumura tukajya gusangira n'akantu ngo nyine nyuma y'akazi pe ubundi nyuma y'akazi hano iyo dukoze nyuma y'akazi nibwo tujya muri ibyo ngibyo ndabyumva nawe nyine nyuma ushoboje gukora dokima zawe wamajije kubwira raporo bosi ikibazo twagenda tukanasangira akantu pe sawa nyine ndebe nabi kandi nyine merci nta kibazo nzi kabisa ariko naribi naho nari ngiye mu kazi ndavuga ati reka n'ubundi ndeke gukora akazi umutima urya ndavuga ati reka ngaruke mubwire gutyo birangira merci mani wakoze nayo nta gitima cyiza nanjye kuri njye ndaruhutse ariko nta kibazo sawa nyine ngende byiteho mani reka byiteho sawa okay karibu mugeze hano arageze rwose twajya mu ngo baramumuri naramukumbuye cyane turaho nese umenye ko ndi hano wa mwana wagiye reka naje nje gusaba serivisi hariya noneho sivuga ukuntu gusa ijisho mbese waruzi biranavuga mu rugo nambaye njye kwikorera bya bintu nawe uzi none urabona akazi karahindutse ndabona rwose Imana igiye kutwibuka mwana wawe Imana rwose Imana ihagutuba bigaragaza mubwiye buriya nyine umwana wavukanye umugisha ahantu rwose atabonera imigisha rega n'ubu turabanyamugisha uretse urabizi ko nyine wa mwana yarwaye nkajya kumwitaho mu bitaro nkashakisha amafaranga ahantu hose nkajya mu biyede nkagira ne birangira nje nangaha gusaba akazi barakama ngize amahirwe ku bintu niga birandokora muri mashini mbanda profesi mbonaka nuko Imana ihabwa icyubahiro dore Imana ishimwe cyo kuri Imana twibutse ijya kutuvana mu bukene rwose nanjye ntacyo nakwima gifite mu mwana byose bikesha mama wanjye naje kugucaho umwana wanjye rero mukumbuye cyo kwashima Imana yaguha aka kazi shima Imana ko itwibutse oya Imana iratwibutse tugiye kutuvana mu mubabaro muzara nyamwinshi none tujye kwihanagura amarira nanjye numvaga ndi mvuze muri weekend kuza kugusura kuko nanjye mba mukumbuye nawe urabona ko nyine nari narateze mwazina kugira ngo ndebe ukuntu byagenda ariko nyine muri weekend nduze kugusura none ndebe Imana yadukoze cyangwa wakoze kuza kundera ni mukumbi abandi se mu rugo bameze mu rugo barumuna baraho nyine nta kibazo bafite ndabizi nawe wavuga ngo ndiye ariko nyine umuntu abashakisha nanjye ndagerageza nkakora nkabikoresha mu mbaraga zanjye zose nuko turakunda no turi kubaho neza sawa cyane urakoze mama urakoze kuza kunzunguza urakoze cyane ngaho Imana ikurinde akazi keza nawe ugende amahoro yego mama tuzasubira sawa